Ntabwo warabye filime kera ngo utazi filime bita Wilson Mills. Ibi ushobora kuba utarubizi kira filime ya Wilson Mills yahinduriwe izina kubera superstition. Kandi fight yayo ya nyuma ifatwa nk'imwe muri free fight zikomeye cyane mu mateka ya martial arts. Uyu munsi tugiye kureba utuntu twihariye tutigeze tuvugwa cyane kuri classic movie cyase kuri filime itangaje yakinnye mu 1984. Nubwo ari filime ya Hong Kong, iyi filime yafatiwe muri Barcelona no muri Espagne. Icyo gihe byari ibintu bidasanzwe kuko filime nyinshi za Hong Kong zakinirwaga iwabo gusa. Ubundi iyi filime ivuga ku basore babiri bacuruza ibiryo mu modoka food truck bakaza guhura n'umukobwa uri guhigwa n'abagizi ba nabi. Jackie Chan muri iyi filime akina yitwa Thomas kandi aba ari umusore uzi kurwana w'umunyabwenge. Ubundi producer w'iyi filime yahisemo guhindura izina. Yagombaga ubundi kwitwa Mills on Wheels, ariko kwa ko filime zabanje zatangijwe n'ijambo M cyase n'ijambo M zari zarakoze flop, zaraguye hasi. Baravuga bati nta yindi filime itangira na M twakora, bahindura izina iba Wilson Mills aho kugira ngo yitwe Mills on Wheels. Ibi byatumye iyi filime itangira kugirwaho amatsiko mbere yo gusohoka kwayo. Ubundi fight ya nyuma abonye muri iyi filime hagati ya Jackie Chan na Ben Elkdens niyo yamamaye cyane. Ben muri icyo gihe n'ubundi muri iyi myaka yari world kickboxing champion bya nyabyo. Iyi fight ya nyuma hagati ya Jackie Chan na Ben Elkdens niyo fight yamamaye cyane muri iyi filime. Ikindi kintu cyatumye iyi filime irebwa cyane nakundwa nuko Ben muri kiriya gihe n'ubundi muri iyi myaka yari world kickboxing champion bya nyabyo, dore ko iyi scene bayikinye bya nyabyo bakubitana bya nyabyo. Jackie Chan ubwe yemeye ko iyi yari imwe mu mirwano yamugoye cyane mu buzima bwe bwa filime. Abasenguzi benshi bayifata nk'imwe muri fight nziza kurusha izindi mu myaka yo 1980. Umukinnyi Jackie Chan yarazwe gukora stand z'ubwe, dore ko uyu mugabo atajya yemera ko bamukorera amastandi ye yose, arayikora kandi akayakora bya nyabyo. Muri filime yasimbutse hejuru y'inzu bya nyabyo, dore ko yaguye inshuro nyinshi atagira amastandi doubles, ndetse yakomeretse kenshi mu gihe cyo gukina iyi filime. Iyi filime nta CGI, nta green screen, ibintu byose bakoze muri filime babonye byari byo. Iyi filime ntabwo ari action gusa, ahubwo yari irimo comedy nyinshi, scene zisekeje n'ubushuti hagati y'abakinnyi. Ibi nibyo byatumye filime itandukana n'izindi martial arts. Ubundi iyi filime yasohotse mu 1984 iba hit muri Aziya, dore ko yafashije Jackie Chan gukomeza kwamamara no kwagura izina rye ku rwego mpuzamahanga. Uyu munsi Wilson Mills ifatwa nka classic cyase filime isekeje cyane yakinwe kera kandi kabikireba. Mu 1984 iyi filime yinjije amafaranga arenga $21 z'amadolari, imwe muri filime zakunzwe cyane muri uwo mwaka. Ibi bintu biratangaje filime nk'iyi ngiyi kwinjiza amafaranga muri iyi myaka, dore ko muri iyi myaka yari amafaranga menshi cyane. Ese wowe wari warigeze kureba iyi filime? Ni iyihe scene yakunyuze kurusha izindi? Andika muri comment, kandi niba ushaka ko dukora n'izindi classic za Jackie Chan shyiraho like na subscribe.